hari filime ndimo gutegura ushize nigeze kubivugaho ariko ndi kuyitegura mu buryo bwimbitse. So rero mube mwihanganye biracyari ibanga no kuba mwihanganye gato ariko vuba. Ibanga twavume nuko tuzakora sinema neza turi dufatanyije n'abatware bacu. Yesu ubu ufite ubukuzi yambika cyane birumvikana nziyambika. Reka mbahe ikaze nk'ibisanzwe ni Zara Magazine TV aho tugenda tuganira n'abantu batandukanye. Uyu munsi rero mbafitiye umuntu mwagiye mumenya muri filime zitandukanye, yagiye akora filime zitandukanye gusa twari twaramuburiye irengero, ariko kubw'amahirwe twitemberera ahantu mu mujyi wa Kigali tugeze gutya tumuguyeho, tugiye kumenya byinshi kuri we, agiye kutwibwira benshi mutari mumuzi ndetse n'abamumenye ariko mwari mwaramubuze mwongere mumubone. Niwe turi kumwe mu kiganiro kuri uyu munsi. Amakuru yawe? Meze ute? Meze neza cyane. Ngira ngo hari abantu wenda bari kureba ikiganiro ariko wenda batari baherutse kukubona, hari n'abatakuzi, watangira utwibwira. Amazina yanjye nitwa Fenty Vete Mahoro, ndi umu actress, ndi umwanditsi, ndi umu producer. Wenda ni nka filime wenda wakinnye abantu wenda baba bazi ni nk'izi? Ni A Seed of Memories duheruka gukora mu 2017, akaba ari nditwa Fiesta nafata umwana wese nk'uwawe. Nizo nabashije kugaragaramo. Nk'umu producer ari nka filime yawe bwite waba waraproducinze wenda? Hari iyo nagerageje gukora, nayikoze ndumva ari muri 2010, ariko ntiyagaragara neza. Amashusho nyine nawe urabizi icyo gihe uko byari bimeze ntabwo byari sawa. Mba nsa nk'uyihagaritse kugira ngo nzabone uburyo bwo kwisubiramo neza noneho bitewe n'igihe tugezemo. Umuntu wenda yavuga yuko ni ryari winjiye muri sinema neza? Sinema ko nyibazemo igera. Ninjiye muri sinema neza mu 2000, ndibaza 2004 na 2005, nari nkiri umwana muto cyane. Nibwo nayinjiyemo gahoro gahoro tugikora ibintu bidasobanutse kugeza kuri uyu munota tugeza heza. Wenda ni nk'ibihe bihe bikomeye waba waragize muri sinema? Umbaje ikibazo gikomeye. Ibihe nagize muri sinema navuga gute, kwa kundi ba wumva ushaka nko gukora ikintu ntukigereho nk'uko ubyifuza. Hari uburyo uvuga uti ndashaka kuba umu actress ku rwego rwo hejuru, ariko bitewe na monde yacu byo mu Rwanda muri sinema urabizi ko ibintu byacu ni gahoro gahoro, ariko kuri ubu bigeze ahantu heza. So n'iki kintu cyangoye muri make cyo kuba narifuzaga kuba hari aho nagera ntibite binkundira kubera impamvu zimwe na zimwe. Nimba nibuka neza uri umwe mu bakinnyi ba filime bigeze guhagararira u Rwanda mu mahanga, byari byagenze ute? Hari ryari nyine bitubwire? Nyine hari niyo filime navugaga Seed of Memories, niyo yabashije kugira mu buryo bwa competition, yari yabereye muri mu rwego rwa East Africa na Africa. Tugira amahirwe iratoranywa iratsinda, tujya muri festival yabereye muri Egypt, Cairo. Luxor, twagiye mu mujyi wa Luxor. Dukomeza wari uri kutubwira uburyo byari bimeze mu Misiri, ariko umaze igihe utagaragara muri sinema, byagenze gute ko wari ugeze ku rwego rwiza? Ikintu cyatumye muri iyi minsi ntari ndi kugaragara cyane, nari ndi mu bintu by'amasomo abakaze ntabwo biba byoroshye, n'akazi nagize amahirwe nza kubona akazi. So rero hari ibindi umuntu aba akirwana nabyo, ariko si uko nabivuyemo burundu. Urabizi nta mu artist upfa kuzamura amaboko wapi, gusa nyine nuko mba mpuzeho gatoya, ariko hari ibyo mba ndi kubategurira, so ni muzabona. Umuntu yavuga yuko wenda nayahe maproje ufite muri sinema ku buryo wenda nk'abantu bayategereza? Proje mfite, hari filime ndimo gutegura, ushize nigeze kubivugaho ariko ndi kuyitegura mu buryo bwimbitse. So rero mube mwihanganye biracyari ibanga no kuba mwihanganye gato ariko vuba mutegereze mwihanganye. Reka wenda tuve kuri sinema tugaruke mu buzima busanzwe. Fenty ni umugore, ni umukobwa, bimeze bite?
Fenti ntabwo ndi umugore ndi umukobwa ariko ufite fiyanse. cyane invitation yayo Yego invitation zarasohotse ubu ziri hanze. ni ukuvuga muri iyi minsi turi kubona abakobwa bo muri sinema benshi nyine bari gukora ubukwe. Ni irihe banga mwavumbuye? Ego ibanga twavumbuye nuko tuzakora sinema neza dufatanyije n'abatware bacu. Bivuze ngo n'abatware banyu bakora sinema? Ego njyewe uwanjye arayikora. Noneho mwahuriye muri sinema? Eka da twahuye we atari muri sinema ofete ntabwo ayirimo biri deep ariko nawe ni umu actor. Ntabwo akorera mu Rwanda, wenda mu Rwanda ntabwo bamuzi ariko nawe akorera hasi. Kubana n'umuntu wumva cyangwa se usobanukiwe impano yawe bivuze iki kuri wowe? Ni uburyohe. Ni uburyohe kubera ko niba ugiye kubana n'umuntu ukunda ikintu biba bigoye kugira ngo wenda musange muhuje umwe agikunda n'undi agikunda. So rero iyo ugize amahirwe ugasanga agikunda nk'uko ngikunda nta cyiza nkabyo. Wabigendeyeho umuhitamo se? Twakundanye we atabirimo ntabwo we ntabwo yabyumvaga neza ariko icyanshimishije ni uko yaje kubyumva kandi nawe akabikunda akabibamo noneho akaba ari ku rwego rushobora kuba rurenze urwanjye we ndiho. Fenti ntabwo biba byoroshye gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ugiye kubana n'umuntu. Ni iki kihe kintu nyamukuru wavuga ngo wagendeyeho ukavuga ati uyu muntu tugiye kubana noneho ndabona twabana? Ikintu cya mbere nagendeyeho ni uko naramukunze arankunda yarankunze ndamukunda mbona tubyumva kimwe turahuje dufite intumbero imwe mbona nyine mission na vision yacu ni imwe. So nkumva rero nta mpamvu zo kuba ntamuha amahirwe. Ntabwo ubona yuko kubaka urugo bishobora kudindiza kariyeri yawe? Oya ahubwo mbona ari bwizaba ikomeye ku buryo nzabikora neza kubera ko urumva niba ndi umu actress akaba ari umu actor hari ikintu bisobanuye. So numva bisaba byose ni ubwenge kubitekerezaho. Iyo mufite plan yanyuma mwarateguye ibintu byose bibasha kugenda neza. Wenda ikindi kintu nakubaza ni gute ubasha guhuza sinema ukayihuza na fashion kubera ko mu buzima busanzwe ndabizi usanzwe ukora n'ibintu byo kwambika abantu n'iki. Ibyo bintu bihuza gute? Byaje ryari? Ni ikihe cyabanje? Gerageza utubwire kuri ibyo bintu bibiri. Mu by'ukuri icyabanje ni sinema kuko nibyo nabanje gukunda ariko muri uko kuba muri sinema nkunda kwambara neza kandi nubwo nsanze ndi mu kazi ariko nkunda kwambara neza mu buzima busanzwe kandi nkaba ndi umuntu ukunda kugira amayide mu buryo bwo kudesigninga imyambaro n'iki. So rero nakuze mbikunda mbyiyumvamo nari mfite nyine icyizere yuko nzatunga shop nini nkajya nambika abantu nkagira gute. Rero icyanshimishije ni uko inzozi zanjye zabaye impamo nkabasha kubimanaginga byose uko ari bibiri ariko n'umufiyanse wanjye yabimfashijemo. Ntabwo umuntu yavuga yuko fashion yaganjije sinema? Ntabwo yayiganjije ahubwo ni ukubera ko fashion nayihaye umwanya urabizi duha impa amafaranga cyane simbeshye ariko ikanamfasha mu buryo bwo kwiga n'iki by'ubuzima busanzwe. So ntabwo sinema rero nayihaye umwanya wundi nayo iracyari ku mwanya wa mbere ariko urabyumva nawe. Hari akantu nyine ubuzima bukwerekeje niwe ujya guhigira. Umuntu yavuga yuko wenda kuri sinema nyine urwego turiho abanyarwanda turaruzi urwego warugezeho. Navuga ko warugeze ku rwego rwiza rwo kuba wenda nk'umukinnyi mpuzamahanga n'iki. Kuri fashion umuntu yavuga yuko uri ku ruhe rwego? Narwo maze kugera ku rwego rwiza kuko maze kwambika abantu benshi kandi wenda baba star ku rwego rugize. Hari n'abandi nteganya gukorera nuko ntakunda wenda kubigaragaza cyane ariko abantu bakurikirana nko kuri ku mbuga nkoranyambaga zanjye ibintu nkunda gupostinga abantu banakoreye. So rero numva nabwo urwego ngeze hari rwiza nyine binsaba kongera gushyiramo imbaraga gukora cyane ninkora cyane nyine nzanarenga aho ngeze. Ni iki cyatuma nk'umuntu ufite ubukwe yumva yuko agomba kuza kwa Fenti akaba ari umwambika? Umuntu ufite ubukwe mfite ibintu byiza
usanga ku makanzu rwose ndiyaminiye ko nanjye ngerageza kuba nkora amakomande y'amakanzu y'abageni, nkagira amakositimu meza, nyine nkora ibintu biri karite. Niyo mpamvu niyaminiye ko rero umuntu wese nashobora kuba namukorera kandi akanyurwa. Ese ubu ufite ubukwe uziyambika cyane? Birumvikana nziyambika. Cyangwa hari umuntu uzakwambika? Aya, nziyambika rwose ndigeze kure. Wenda tugana ku musozo w'ikiganiro, ni ikihe kintu wabwira nk'abantu badukurikiye wenda bakurikiranye nka sinema wagiye ugaragaramo cyangwa se banakurikirana ibikorwa byawe kuko ufite abagukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, ni nk'ubuhe butumwa wabase cyangwa n'iki wababwira? Ubutumwa nabaha abafana banjye cyangwa abakunzi banjye cyangwa abo muri sinema bisanzwe cyangwa buri munyarwanda wese unyumva, noneho by'umwihariko w'umukobwa cyangwa w'umudamu, icyo nababwira ni ukwigirira icyizere, ukigirira icyizere ukumva ko ikintu cyose ushobora kuba wagikora, ariko byose bisaba gukora mu maboko mu mufuka ugakora. So ni icyo wiyemeje kugeraho uko byagenda kose ukigeraho. Rero icyo nababwira ni ugukunda gukora, ugakora cyane icyo wifuza ukugeraho uko byagenda kose. No gukora kumva nawe urakora cyane cyane, ntabwo ugisinzira. Sinzira, nkora. Ese ubu nushaka umugabo bizajya bigenda? Yego, ku mugabo wanjye arabizi ko nkunda gukora kandi nawe akunda gukora, urumva rero twese tuzajya dukora. Sawa, urakoze cyane. Murakoze cyane nawe.